Jyanumucyo Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Happy birthday to you. Amana kukabahaguke uko rero musibiza Imana yafi iyo foto y'urwibutso.
cyane n'ikimenyetso cyo kwishimira imirimo y'amaboko yayo. Jyanumucyo Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha. Mukiri hano rero, reka twinginge umushumba w'itorero rya Rugarama, Pasiteri Nsabimana, kugira ngo yegere hafi asenga Imana mu buryo bwo kubaha Imana. Duhagurutse ntacyo byaba bitwaye, kuko twaje gufatikanya na Jyanumucyo kuramburira Imana amaboko, twishimira imirimo y'amaboko yayo. Tugushimiye Mana yacu, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye imirimo y'intoki zawe, tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye ko waturinze twebwe twese. Muri uyu mwanya tugushimiye iki gitaramo cyiza turimo ku bwa Chorale Jyanumucyo. Tugushimiye ko wagize neza, washimye ko umurimo wawe utangizwa muri iyi korali. Turagushimiye, tugushimiye imyiteguro yose yabayeho kugira ngo tugeze kuri iyi saha. None uyu mwanya ibyo wavuze kuri iyi korali urabisoje. Turagushimiye, turagushimiye Mwami. Niyo mpamvu dusengeye gahunda zose zigiye kubera hano kubw'iki gitaramo cya Chorale Jyanumucyo. Ukiduheremo umugisha, ufashe uyoboye iyi gahunda, ufashe abaririmbyi bahimbaza izina ryawe, ufashe umwigisha w'ijambo ryawe, ufashe abashyitsi bari kumwe natwe twatumiye, ubahe umugisha. Twebwe twese tugirirwe neza nawe. Tugushimiye kubana natwe, tugushimiye ibihe byiza uduhera hano hantu. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ayo mashini imbaraga y'Imana dukomereje cyane, dushimira Imana imirimo y'amaboko yayo. Murakoze cyane. Mbere yuko dukomeza iyi gahunda, reka dusubize umwanya Chorale Jyanumucyo ibanze ituririmbire indirimbo.
ijambo ry'Imana. Reka twiyinge umushumba wacu yegere hano. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mumfashe kandi munyemerere mwese muntiza amashyi yanyu dushimire Imana tuyikomera mu mashyi menshi. Twishimire ko Imana igira neza. Haleluya. Amen. Murakoze cyane. Uyu munsi turashimira Imana. Imana yarinze aba baririmbyi, ikarinda itorero ryayo, natwe ikaturinda. Natwe ikaturinda. Turayishimiye. Buriya iyo umuntu yagize ibirori birategurwa, ariko iyo ugize umugisha, iyo saha, iyo tariki, uwo munsi wateguye w'ibirori ukabona uwugezeho kandi abatumirwa bakaboneka nkuko babyifuje, ngira ngo ibyo bintu byo gushimira Imana. Ndumva rero twakongera tukayikomera mu mashyi Imana tukayishimira. Ndagira ngo kandi dushimire abantu b'Imana, abaririmbyi ba Jyanumucyo. Abanyarwanda bakunda guca umugani bakavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Wambaye ikirezi ntamenya ko kera, akenshi bibwirwa n'abandi. Ndagira ngo rero Chorale Jyanumucyo, wenda turaza kugira undi munsi wo kubivuga cyangwa undi mwanya wo kubivuga. Ndagira ngo mwanze mushimire Imana ko mwiswe izina ryiza. Mwiswe izina ryiza. Uyu munsi ni wa Chorale Jyanumucyo, mureke tubarimo tuvuga. Ntagire uza kumbaza ngo rwose twebwe twitwa nabi. Umunsi wanyu nugera tuzabavuga. Uyu munsi mureke tuvuge Jyanumucyo kuko nibo babiteguye. Mwitwarira izina ryiza. Ntabwo ari abana benshi burya biterwa n'ababyeyi babo. Mwibuke ko Yesu ariwe wavuze ngo jewe ndi umucyo w'isi. Ni Yesu wabivuze ngo jewe ndi umucyo w'isi. Kuba rero mwarahisemo kwitwa Jyanumucyo, iryo zina mukaba ari ryo ndiba mwararisengeye. Niba ari wabitekereje kumva ryo yabita, mwebwe mwafashe izina rikomeye kandi ryiza, mwitiranwa n'uwo mwitirirwa. Haleluya. Mwibuke abakristo ntabwo twiswe gutya abakristo tugitangira, nta nubwo twabyiswe Yesu akiri mu isi. Yesu amaze gusubira mu ijuru, abamuyobotse, abamukurikiye bitwa abangwa b'inzira ya Yesu. Mureke rero tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Ndashaka gusoma amagambo ari muri Zaburi 136. Zaburi 140. Zaburi 139 murongo wa 16. Ndasoma ibitabo ni bibiri ariko mu bice bitandukanye. Ndasoma Zaburi igice cy'139, Zaburi 139 murongo wa 16. Ndaza kandi gusoma Zaburi 126, hanyuma sohereze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, tuganire akanya gatoya. Kasome iri jambo. Zaburi 139 murongo wa 16 haravuze ngo nyir'urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Reka subiremo. Nyir'urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Amen. Kasome Zaburi 126 murongo wa 1, wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye.
Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Amen. Kadusoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso igice cya 2 n'umurongo w'10. Igice cya 2 urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso igice cya 2 n'umurongo w'10. Reka dusome iri jambo riravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Bavandimwe bene data, mugaragu w'Imana Dawidi niwe wavuze ari amagambo dutangiriyeho. Aravuze ngo nyiri urusoro mu nda ya mama, nyiri urusoro. Ntabwo ndi umuhanga mu by'ubumenya muntu, ariko avuze ngo nyiri urusoro ni ibintu bidafatika, ni ibintu bitazwi, umuntu atamenya niba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Ni ibintu umuntu wese nta bintu biba biri aho ngaho, n'uwari wese muzi ko nabivuga. Namwe nyine mutekereze. Uretse ubuhanga bw'abaganga, umuntu aciriye amacandwe hari wamenya ko ari ikintu kirimo muri amacandwe. Muri ariya macandwe hari umuntu watekereza ko ari ikintu kirimo. Uretse ubuhanga bw'abaganga bareba bakavuga bati shingiye nkoresheje ibyuma hari ikintu mbonyemo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Yeremiya we yaravuze ngo ntabaho isi itarabaho, ibintu byose ababyeyi banjye batarabaho, Imana yari inzi. Zaburi 126 yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo twasaga nk'abarota. Abantu bose bagitangira umurimo baba bibwira ko barota. Ndewe nagize umugisha wo kuza kera, ngita kera nubwo nanjye ntari mu bambere, ariko ndi muri tutarangana nk'uko ngutungana. Abakristo bo mu Bugesera bwose dushobora tutaranganaga nk'uko tungana hano. Jewe yizo muri 1986 kwa 12 no mu kwa 7 ninjira neza. Twabaga tuziranye twese. Abibuye abo muri Genda Mirango twatuza abakristo bahani Nyamata n'amazina yabo, abakobwa n'abahungu, abasaza n'abake. Twese tuziranye amazina. Ariko ngubu sigiye kubaha ikizami. Ariko ngubu reka nivugira ibyanjye. Abashumba nyobora abo ufite yewe Imana yampaye 40 n'abangahe bayobora amatorero n'abandi dukorana, ntabwo bose baza amazina yombi, ntabwo nabishobora. Kandi n'abantu batarega 50 no muri korali hano muri iri utaza abaririmbyi bose, sibyo? Umagurikije muri iri umwe ngira abaririmbyi banyu bose ukajya umbwira amazina yabo, harayitamenye uko se sukuri. N'abakristo bari muri urusengero pastor ntabwo abazi bose, kuko nanjye abari Nyamata ntabwo mbazi bose, ariko ntuzababwire bose bazi ko mbazi. Fabian ntuzabivuge kuko wewe ndakuzi, sibyo? Twari tuziranye twese muri icyo gihe. Ntabwo rero muzehe Kayihura ajyaga akatubwira ubuhamya, akatubwira ukuntu yaje kuvuga ubutumwa hariya, ngo yagera hariya mu murago bagakura nk'imyenda akayishyira ku mutwe, akavogera amazi yambaye amasharango kugira ngo aje gushaka abazingiye. Haleluya. Amen. Reka dukomere Imana amashyi ku murimo w'Imana yakoze. Komera Imana amashyi menshi, umurimo w'Imana waragutse, umurimo w'Imana waragutse. Imana ishimire, Imana ishimire, Imana ishimire. Abatangiye umurimo burya ari 6 bari nk'abarota. Bibazaga niba koko ibintu bizakunda, ibintu bizemera. Genda baraza kubitubwira, ariko muri yo kugira ngo bajye gutoranya izina habaye intambara. Ariko turitwa abandi, ariko twitwa abagenzi, twitwa abasaruzi,
twitwe ijwi rya Yesu, twitwe bwira Yesu, twite buriya cyane mucyo byavuye kure, byaratekerejwe bikomeye. Ntabwo yenda baraza kwitubwira, ariko ndabihamya ko ariko byagenze. Abandi bazako ibintu bizakomera, ibintu bizabaho, ibintu ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Kadusoze. Hanyuma sabe umwe mu banyuze ahangaha, sabe Clement aze hano afatiye mikoro asenge Imana, asenge abantu b'Imana. Ndakwinginze mwene data uri hano wagiye ubuntu bwo kuba muri iki gitaramo, Imana igufashe, Imana ikugirire neza, umenye kuri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Uzahura n'ibibazo, ntabwo ngiye kukubwira ngo kuba urukingo rw'ibibazo. Icyakora ibibazo nubwo uzabinyuramo, dufite ibyiringiro, dufite assurance, dufite ubwishingizi butubwira ngo izaturengera muri byose. Haleluya. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni umuhanuzi. Jyanumucyo turagushimira, dukoreye ibikomeye natwe turishimye. Watanze ingabo nyinshi, turagushimiye mwami. Dutangira korali twari bake, ntabwo twari tuzi ko uyu munsi izaba korali ingana gutya. Hagati y'icyo gihe n'uyu munsi twanyuze mu misozi, tunyura mu mataba, ariko turagushimiye ko wabaye kunesha kwacu. Uyu munsi twaba dufite korali nziza, kandi turagushimiye umugambi wayo ufite kuri yo uzawusohoza, uzakomeza kubazigama, uzatanga ingabo nyinshi. Turagushimiye, uzayikoresha umurimo wayihamagariye, izakomeza kujyana umucyo, uzayiha intege, uzayikomeza, uzahamagara abari kure. Kandi turagushimiye yuko ibiyirwanya nawe uzabirwanya. Turagushimiye mwami, turagushimiye, nta kirogoye umugambi wawe. Turagushimiye, kandi isaha gusa waduteguriye ubwami. Wavuze ngo mukumbi mutoya so yishimira kuguha ubwami. Ndagushimiye ko wateguye igihugu, ndagushimiye ko wateguye ubwami. Turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye kandi kuri mu ruhande rwacu twese. Urakomeza gukora ibirenze ibyo tugusaba, urakomeza gufasha umuyobozi, gahunda zose uzihire. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Dukomere Imana amashyi menshi cyane ku ijambo ryayo ryiza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Munyemerere rero gahunda zisigaye tugiye kuzihutisha. Kansabe umuyobozi wa Chorale Jyanumucyo, Perezida Mbanza, ngera hino kugira ngo utugezeho ijambo mwaduteguriye muyobozi. Mwiriwe. Yesu ashimwe. Dushima Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Ijambo twateguye kuri uyu munsi wa Chorale Jyanumucyo, Imana yarinze ikayirinda kuva igihe yabereyeho kugeza uyu munsi. Nyakubahwa umushumba Paruwasi ya Nyamata, nyakubahwa umushumba w'itorero rya Rugarama, nyakubahwa ba nyakubahwa abashumba n'abayobozi b'amatorero, ba nyakubahwa abaterankunga Chorale Jyanumucyo, nshuti bavandimwe, namwe baririmbyi ba Chorale Jyanumucyo, mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu munsi ni ibyishimo kuri Chorale Jyanumucyo. Jyanumucyo n'inshuti zayo n'itorero rya Rugarama muri rusange, kuva mu 1997 kugeza uyu munsi, cyangwa se uyu mwaka wa 2022, irashize Chorale Jyanumucyo ikora umurimo w'ivugabutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mu itorero rya Adepr. Birumvikana imyaka 25 Jyanumucyo kimwe n'abandi bose
bahamagawe gukorera Imana. Twanyuze mu bihe bitandukanye, ariko Uwiteka yaradushyigikiye, abana natwe ndetse aradukomeza. Turashimira cyane abantu bagize uruhare mu gutangiza Chorale Jyanumucyo turi kuvuga none, kandi twishimira intambwe Imana imaze kwiteza. Turashimira byimazeyo mushiki wacu Kabagabire Françoise ndetse na Kennedy, nibo bantu bicaye ahantu hamwe ari babiri. Mu makuru dufite nuko baricaye baratekereza, babona ko bagomba gukora korale ariyo icyo gihe yitwaga korale y'abanyeshuri, ariko igihe kigeze iza kuba Jyanumucyo. Nibo bantu ba mbere bagize igitekerezo cyo gutangiza Chorale Jyanumucyo. Imana ibaha umugisha. Turashimira abayobozi bose bayoboye Chorale Jyanumucyo uhereye ku wa mbere ukageza ku wa nyuma uyu munsi ariwo jyewe. Turabashimira kuko bagize ubutware ndetse babana n'abandi bose abo bagiye bayoborana, abo bagiye bayobora, abo ni abaririmbyi. Imana ibaha umugisha. Turashimira cyane abaterankunga ba Chorale Jyanumucyo. Korali turabizi igira imirimo myinshi, rimwe na rimwe bisaba n'ubushobozi bw'amafaranga. Abaterankunga batubaye hafi, Imana ibaha umugisha. Turashimira kandi abahoze muri Chorale Jyanumucyo, nabo turabashimira kuko bagiye babana natwe mu bihe bitandukanye, bakatuza hafi, bakatugira inama, bagadusura. Uyu munsi tukaba twabatumiye muri uyu munsi mukuru wa Yubile. Mu by'ukuri dushimishijwe no kuba twabanye, kandi kuba mubonye ibi byose murebesha amaso yanyu nabo babigizemo uruhare. By'umwihariko dushimiye itorero rya Rugarama ndetse na Paruwasi ya Nyamata mu itorero rya Adepr. Turabashimiye kuko mwafashije Chorale Jyanumucyo uhereye mu itangira ryayo. Dushimiye abaririmbyi, ntago twabura gushimira abaririmbyi babandi twavuze umunani batangiye Chorale Jyanumucyo. Bayitangiye ari 8, ariko igihe kimaze kugera korale yakomeje kugenda igwira. Uyu munsi tukaba dufite abaririmbyi bagera kuri 84. Kuri uyu munsi Chorale Jyanumucyo yizihije imyaka 25 imaze ikora umurimo wo kugeza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu hafi na kure. Nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, mushumba yigeze kubikomozaho. Iryo jambo tutarinze turisobanura, ni muri mu kubara ibice 8 kuri 24. Yo mu ijuru ibaho umugisha none ndetse n'iteka ryose. Murakoze cyane perezida wacu, Imana igumugisha. Perezida rwose twongere duhuze ibiganza, mwegera amashyi, amateka meza adusangije ya Chorale Jyanumucyo. Hallelujah.
Yesu nashimwe. Haleluya. Ndagira ngo nsabe komite ya Chorale Jyanumucyo Adepr Jabana muri Paruwasi ya GIHE yihutire kugera hano. Hanyuma na komite ya Chorale Jyanumucyo Adepr Rugarama muri Itorero rya Nyamata bihutire kugera hano. Hanyuma mbone kuvuga. Adepr Jabana. Chorale Jyanumucyo yaturutse Adepr Itorero rya Jabana kubana namwe. Dushimye kandi ubuyobozi bw'iparuwasi ya Nyamata ndetse n'ubuyobozi bw'itorero rya Rugarama ko baduhaye ikaze, ariko by'umwihariko ubw'ubutumire bwa Chorale Jyanumucyo Adepr Rugarama, kandi tunejejwe n'isabukuru y'imyaka 25 bamaze bakora uyu murimo w'ivugabutumwa. Turanezerewe rero kandi twifatanyije namwe mu byishimo. Imana ibahe umugisha kandi bashyigikire muri uyu murimo. Hanyuma tujya kuza twari kumwe na Chorale Jyanumucyo kandi twayisomeye ubutumire, ndavuga Jyanumucyo Adepr Jabana. Baduhaye rero urwandiko rurimo ubutumwa bwifuriza iyi korali isabukuru nziza cyangwa se y'uburenze imyaka 25. Iyi korali ni inshuti zacu kandi turi kumwe, ndetse baradusura turasurana, baradusuye twarabasuye. Igihe runaka mu gihe twatangiye no guhana abashyitsi abageni, kandi turakomeje mu murimo w'Imana. Ni korali rero Itorero rya Jabana imaze imyaka 40, turi bakuru babo. Turanezerewe rero ku bwa barumuna bacu kubw'iyo myaka bakora umurimo w'ivugabutumwa bajyana umucyo hirya no hino mu Rwanda ndetse amaherezo no ku isi. Twagira ngo rero nsaba umubitsi wa Chorale Jyanumucyo Adepr Jabana yigire hafi anyegeretse ubutumwa twateguye, ubutumwa bwanditse nifuriza Adepr Rugarama Jyanumucyo Adepr Rugarama anniversaire nziza. Ndagira ngo umuyobozi yigire hafi. Yego. Hanyuma ubishobora wese yigire hafi kugira ngo Imana ibaho umugisha mwinshi. Komite namwe mwegere hano dufate iyo foto y'urwibutso, kandi mwagize neza Chorale Jyanumucyo Adepr Jabana. Ureba naza kubusomera abaririmbyi muri rusange. Imana ibaho umugisha. Ubwo butumwa burabageraho abaririmbyi rwose. Jyanumucyo mwahuje ibiganza tugashimira Jyanumucyo yindi. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Munyemerere rero. Imana ibaho umugisha. Murakoze namwe. Reka munyemerere rero dutumire uhagarariye abaterankunga ba Chorale Jyanumucyo, Muhirwa Jean Pierre, kugira ngo yegere hafi avuge umwanya w'abaterankunga bose. Haleluya, haleluya. Ishimwe Imana nk'abaterankunga. By'ukuri dushimiye Jyanumucyo, mwatunejeje cyane. Twanezerewe uyu munsi n'abaterankunga. Ariko mbere ya byose tubanje kubifuriza anniversaire nziza. Muryoherwe. Nagira ngo mbabwire nk'abaterankunga ko bantumye ko babakunda. Amen. Abaterankunga barabakunda. Amashyi menshi ku baterankunga babakunda rwose Jyanumucyo. Ikindi rero ngira ngo ntabwo ninda, mu by'ukuri uyu murimo w'Imana natwe tubari inyuma, turi kumwe. Tuzakomeza kubaba hafi mu bikorwa byose by'umurimo w'Imana Chorale ikora. Kandi ngira ngo mbabwire umuhate wanyu si uw'ubusa ku mwami. Shalom, shalom. Jean Pierre, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze umurimo mwiza wo gutera inkunga korali, kuko ntabwo babyishoboza. Ni ukuri Imana ibahe umugisha. Munyemerere dutumire umushumba Andre Gakwavu yegere hafi. Murakoze cyane.
ashimwe Yesu ashimwe haleluya oh haleluya reka dukomere Imana amashyi menshi cyane ndetse n'impundu nagira ngo mbabwire nshimye Imana cyane kubw'ibi birori Chorale Jyanumucyo yadutumiyemo isabukuru y'imyaka 25 bamaze bakora umurimo w'Imana hano mu itoro rya Adepr Paruwasi ya Nyamata umudugudu cyangwa se itoro rya Rugarama. Imana ibahumugishe. Amen amen. Rero ntabwo ndi buvuge n'abandi bavuze ndavuga irinde bagiye. Haleluya oh haleluya. Iyi korali twarabanye igihe kinini cyane. Njyewe natangiranye nayo mu mwaka w'2001 mu kwezi kwa karindwi. N'ubundi nari nyizi ariko njyewe twabanye neza nyobora iyi korali ntari perezida wayo ariko njyewe ndi umuyobozi w'itorero. Ndashimira Imana ko twabanye neza. Ari indirimbo yanyu najyaga nkunda najyaga gutangira Imana igiye gukora umurimo. Ntabwo nzi kuririmba ariko yarabwira Imana igiye gukora umurimo. Haleluya. Yesu ashimwe. Ari hafi n'abari kure Yesu ashimwe. Amen. Turi mu gitaramo cyiza. Umuyobozi kambanze nivuge neza. Birashoboka ko hari abatanzi. Nitwa Kabagabire Françoise. Mu yandi mazina y'ububyeyi ndi mama Cynthia, mama Keria, n'abana. Ndi umudamu ufite umugabo n'abana babiri. Mbarizwa mu Nyamagabe ku Gikongoro mu rurembo rwa Huye, Paruwasi ya Murambi, mu itorero rya Murambi. Ndi umudiyakono uhagarariye abandi, aba n'umuririmbyi muri korali yitwa Himbazwa Mwami. Ndumva nivuze ibyo birahagije, washaka ibindi yanyura mu gikari. Haleluya. Barambwiye ngo nimvuge muri make itangira rya Chorale Jyanumucyo. Chorale Jyanumucyo yatangiye ari korali, ari igitekerezo cyaje cy'abanyeshuri bavaga ku ishuri aho bigaga ku bigo ari abakristo, baza muri vakanse bakagira icyo navuga ubushomeri bwo mu mwuka. Kubera ko njyewe nayoboraga korali message yo kuri Adepr, niho nigishaga, niho nakoraga, ariko nkayobora niyo korali. Banyibonyemo rero, umuntu wa mbere wanyibonyemo ni Kennedy, ari hano.
kene nyemerera uze hano. Ngira ngo yaje kundeba aransura turaganira mubaza amakuru, umva nari na mwarimu nkaba n'umuntu ushinzwe encadrement y'urubyiruko mu buryo bw'umwuka, tuganira byinshi bijyanye n'agakiza. Agera aho ambwira ati ariko mbona iyo tuje muri vakanse tugira ibibazo. Ambwira ati ntabwo tubona uburyo tubankadire mu buryo bw'umwuka. Mutega amatwi cyane. Ngira ngo uyu munsi sinamushubije kuko sinumva kuko nshobora kubitangira, nabaye nkaho mwumvise ariko sinamusubiza. Hashize iminsi nza kumubwira nti noneho reka tuganire kuri cya gitekerezo. Ntiwumvaga sude twabikora gute? Njye numvaga ikigendera wari uko tuzajya duhura muri vakanse, abana tukabahamagara, abari muri vakanse bose tugasenga, tugakora amasengesho y'abanyeshuri. Noneho ndamubwira nti genda ushake abanyeshuri bagenzi bawe bakorera vakanse hano, abo uzabona uzabanzanire. Yarabikoze neza cyane. Imana iguhe umugisha. Azana bake, sinibuka neza kuko imyaka 25 ni myinshi, sinibuka neza bageraga nko kuri we n'abandi bagera kuri 3 cyangwa 4. Turaganira dushyiraho gahunda yo gusenga, tupanga umunsi wo gusenga, tujya gusengera hano mu cyumba twasengeraga kuri urusengero rwo muri gare. Niho yavukiye. Hanyuma dusenze tubona biraryoshye, ubona abanyeshuri barishimye, mubona umuntu wese aravuga ati ibintu bizahoreho, ati profe uzajya udusengeza. Abanyitaga profe nyine ngo profe wakora pe. Noneho turangije tujya dupanga gahunda turahura. Noneho nyuma ayandi masengesho yakurikiye niyo twavuze ngo ariko twatekereje ko haba na korali, tukajya turirimba muri vakanse. Ro message yaza twajya ku ishuri, ro message karirimba. Urumva no kwitorero bari bamenyereye ro message cyane. Abayobozi banjye hano nababonye ari bazi ko ro message iririmba, ariko noneho tubabwiye ngo turashaka noneho ko ro message mu gihe idahari hazaba hari indi korali. Ntabwo batinze kubyumva. Imana ibahe umugisha. Baratwumvise baradushyigikira malgré ubuke bwacu. Hanyuma dupanga amasengesho. Tupanze amasengesho ngira ngo icyo gihe twari nka 6 dusengera hariya mu cyumba. Turangije turavuga ngo ubu rero tugiye gutangira korali kandi turanasenga dushaka n'izina ryayo. Ntabwo byatinze. Abanyeshuri burya ndabakunda, urubyiruko ni fast nta gutinda mu makoro. Twahise dusenga, tumaze gusenga twasengaga dutaha, buri buke dusubirayo. Turavuga ngo uyu munsi rero buri muntu wese yandika izina ashaka ko korali tugiye gufonda izitwa. Turandika udupapuro, turangije turatufuya turadusoma, tuza kugera ku gapapuro kanditseho Jyanumucyo. Haleluya! Ako gapapuro tukagezeho, burya abanyeshuri urumva nari mwarimu, bari abanyeshuri harimo na za analize basiramo n'ubwenge n'impamvu. Baravuga bati n'umwuka wera aratwenspira. Tuvuga tuti rero iri jambo iyo umuntu wanditse Jyanumucyo, iri zina ni ryo ryo. Hari impamvu twabitekereje gutyo. Twabonaga abanyeshuri ari mobile, yazaga muri vakanse hano, ejo akazajya kwiga nk'uyu yigaga Irushaki,
Rushashi, byashobokaga ko azahava akajya kwiga yave Kabutare, byashobokaga ko azahava akajya kwiga muri kaminuza, ariko tukavuga ngo uwo munyeshuri uzajya ava hano muri iyi korali, aho azajya agera hose, haleluya, azajya aba umucyo. Amen, amen, amen. Turyumva gutyo. Pasiteri yavuze ati mwiswe neza, mwatoranije izina ryiza. Si twebwe, Imana yatangije umurimo, yari ifite umugambi kuri iyi korali, yatwesipiyemo iryo zina ryiza. Haleluya. Twitiranwa n'umwami wacu, Imana ishimwe. Nguko izina twaribonye, turaryanzura, noneho kandi turishyira muri principe twagenderagaho. Haleluya. Ubwo tuba turateranye, izina turaritoye, ndagira ngo mbabwire n'umuntu watanze iryo zina. Ari hano, Mukandahiro Clementine. Nahaguruke bamurebe rwose. Clementine, Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha, kuko wari ufite iyerekwa rikomeye cyane. Iryo yerekwa niryo ritumye uyu munsi turahadu dufite imyaka 25 Jyanumucyo, Jyanumucyo ikimurika. Haleluya. Kandi kazahora imurika. Ubwo tumaze kujyanzura gutyo, twabibwiye abayobozi, baratwakira, baravuga ati muzajye muza muririmbe muri kora mu materaniro, bakajya baduha umwanya tukaririmba. Turi abo bantu 6, 1 5, 1 4, ariko ntabwo twigayagwa ubuki. Niyo twabaga 2 twaravuga ngo turaririmba kandi birakunda. Mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 27 kugeza ku wa 29 niho hari indangagaciro za korali Jyanumucyo. Hanyuma harangiza mu gice cya mbere nanone umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 mbabwira ngo yatangiza umurimo muri mwe. Haleluya. Niyizawo rangiza. Amen, amen. Izo nizo ntashyo. Hanyuma rero baraza kusibize nabaza MC, bari dufite irindi jambo turi buvuge nk'abantu batangije korali, ariko sinzi niba nabivuga ubu cyangwa siza ku mundi mwe. Twaje mu gitaramo, ko mu gitaramo iyo umuntu yagutumiye ntabwo upfa kuza gusa ubuze kuri butaramane nawe. Haleluya. Mwagize neza kudutumira, natwe twaje kubafasha gutarama, ariko ndagira ngo twatekereje ko mu gitaramo abantu bishima, bakabyina, bakaririmba, bagasangira, kandi noneho dufite anniversaire. Umwana yavutse, yanakuze. Ndagira ngo nk'abantu navuga mwise ababyeyi banyu, mukabita n'inshuti, mukabita n'abarumuna banyu n'abakuru banyu. Ntabwo twaje gusa, twazanye kado ya anniversaire. Amashyi menshi ku mwana wacu. Ndagira ngo abantu twabitekereje hamwe bazana iyo kado hano. Munyitabe babyeyi beza, munyitabe bagabo beza. Aba ni abaririmbye muri Jyanumucyo mu bihe bitandukanye, ariko twahuje inama turavuga ngo ntitwaza gutarama gusa tudafite uburyo dutarama. Ndagira ngo
yego nyakubahwa perezida mu byubahiro byanyu. Reka nsabe na komite tuyoborana nabo begera hano twakiriye impano. Ni impano iremereye. Komite tuyoborana nibegera aha ngaha. Komite bishyirimo agatege. Irimo za ndangagaciro navugaga. Iyi mpano irimo za ndangagaciro navugaga. Nimuza kwicara mwongere mu isome izo ndangagaciro. Iyi mpano kandi irimo urwibutso rw'inzira aba bantu baciyemo aho bagiye bashinga amabuye. Haleluya. Nkuko ijambo ry'Imana riri bitubwira. Nimuza kwicara musome murebe kandi mwitegereze kandi turi kumwe twese. Iyi mpano ivuye ku mutima ukunze kandi ndizera ko namwe igera ku mutima wanyu. Amashyi menshi Imana yacu, dushimira n'abantu batekereje neza bayoboye iyi korali. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nkuko mwabyumvishije nitwa Kennedy. Ntabwo nifuza gufata umwanya munini, ndifuza gushima Imana mu magambo abiri yonyine. Ijambo rya mbere, ndashima Imana ko yanteye iteka ryo gusangira namwe bino byishimo. Ijambo rya kabiri, ndashimira Imana kuba umutima wanjye unejejwe no gufatanya namwe bino byishimo. Birashaka kuvuga iki? Nuko mudutumira mu biganiro twagiye dukorana, twagiye tubabona mu isura twahagurukanye. Kumva yakwishimira gusabira umuhungu wa 25 muri Jyanumucyo, rwose ntabwo uko kunezererwa ari ibyitiriro, ahubwo imbuto bera imyitwarire yabo rwose yemerera umuntu wese kuba fieri yo kuba yabajyana aho yaberekeza hose ntibamukoze isoni. Murakoze cyane. Kwegereza umwanya wo gukata iyi keke. Perezida bayoboye korali. Imana yaduteguriye kandi birakwiye ko dushimira Imana
iyo foto y'urwibutso yego iyo foto rwose kuyifata korali yose igaragare korali tuzamura ibiganza rwose iyi foto uyu munsi wacu Imana yatushiriyeho kugira ngo tunezererwe iyo foto nizamuremo mo kadara bari budufashe mu mpano begera hafi mugire vuba vuba cyubahiro nishimye Chorale Jyanumucyo mu by'ukuri Imana yatugiriye neza ikindi turashimira byimazeyo itorero rya Rugarama mwaratureze turakura twagiye duhura n'ibibazo mukadufasha kubikemura twagiye duhura n'ibyiza mukadushyigikira Chorale Jyanumucyo yabanye neza n'abayobozi munyemere rero mu izina rya Chorale Jyanumucyo mushumba wenda mwahindukira na mushumba wa Paruwasi nawe aze hano byaba byiza iri ni itorero nawe ashumbye mu izina rya Chorale Jyanumucyo impano twateguye ni impano twayishyize ahagaragara muhindukire ibi mureba aha ngaha ni ukuvuga ngo Jyanumucyo ntabwo iri bubikura aha ngaha biraguma aha ngaha ni iby'itorero iri ni impano tugeneye itorero mushumba mwarakoze kuturera turakura ntacyo twabaha iki ni ikimenyetso n'ibindi tuzabikora Jyanumucyo iri ni ijambo badutumye mwakoze cyane abafite n'impano rero begera tuzabikorwa
buri munsi mu mirimo itandukanye mumfashe dushimire Chorale Jyanumucyo turabashimiye Imana sibi gusa ahubwo dufite n'indi mpano twategura itonde nimuyakire mu izina rya Yesu. Pasiteri n'umushumba yakire abagenzi banjye maze bakoreho ndetse na komite nshingwabikorwa Imana ibahe. Perezida na Visi Perezida mwemwe n'ihangane mu bume hano, Perezida Mbata na Robert n'ihangane abayobozi tugira vuba kugira ngo bidatwara iminota myinshi. Yewe murakoze cyane, François warakoze kubwihishurirwa byiza, Imana igumugisha. Reka dusabe Kennedy yabwiye Clementine ngo amuhagararire ntacyo bitwaye. Yego najye hagati kugira ngo iyo foto nayo bayifate mwembi, nta kibazo muhagararire Kennedy. Yego murakoze. Iyi niyo bita surprise, ntabwo babitekerezaga ariko Imana bakugeneye. Mwakoze neza kandi bagize ishurirwa ryiza kuko kwita izina rya Nyamumucyo Imana ibamugisha. Perezida wa gatatu wa Chorale Jyanumucyo Imana ibamugisha kubw'umurimo ukomeye wakoze mu gihe kitari cyoroshye, wagize neza, Imana ibamugisha. Murakoze cyane Eugene. Reka dusabe guhigira Fidele. Amen. Yego Imana ibamugisha mwinshi kubw'umurimo ukomeye wakoreye Jyanumucyo. Reka nsabe wakoze neza Jamali, icyo ni ikimenyetso cy'uburyo wayoboye abaririmbyi, kandi si ibi gusa, hari n'ingororano Imana izaguha. Yego Perezida Imana igumugisha, Visi Perezida Imana igumugisha, Serubibi warakoze cyane, Imana igumugisha. Yego indi mpano rero genera Perezida Mbanza impano. Perezida mumuhamagara menshi cyane. Imana ishimwe kubwo gushoboza. Yego ifoto rwose nziza. Perezida Mbanza Imana igumugisha muri iki gihe uyoboye, kandi beza Imana igumugisha mwinshi. Nyuma y'umushyitsi mukuru nta kindi gikorwa gikorerwa hano, nta kindi rwose, tureta dutaha, baradusabira umugisha dutaha. Rero niyo mpamvu twifuje kubanza amafoto y'urwibutso atari butware iminota 4. Asia, Oceania.
ni ngombwa abantu bamaze gukora igikorwa nk'iki nyuma y'iminsi ingana gutya imyaka 25 hari aho urugendo rwananiye kandi ntimubarengane ni byiza mureke tubasengere rero ni byiza kubwo mwebwe mu gihari ntabwo ari byiza ko bananiwe ahubwo ni byiza ko mwebwe mu gihari kugira ngo umenye aya makuru mureke dusenga Imana rero mureke tubasengere usabe umushumba mugenzi wanjye Aristarike azamura isengesho tubakikize tubasengere kandi abitorero namwe muhaguruke dusengera abakozi b'Imana aba badayimoni bishe batabazukana ahubwo bapfe mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana nyiri imbaraga, turagushimiye Mana nyiri ubutware, leshele fire. Turagushimiye ko wabaye mu ruhande rwa Jyanumucyo, werekanye ukuboko kwawe Mwana, werekanye gukomera kwawe, warabirinze mwitangira, yewe watangiye umurimo kugeza na bugingo n'ubu, babonye ukuboko kw'Imana, babonye kugira neza kwawe, natwe turagushimiye mugoroba nk'umwa, turi kumwe n'abashumba, turi kumwe na Jyanumucyo, turi kumwe n'abaterankunga, turi kumwe n'abera bose, itorero ya fire. Turagushimiye muri mugoroba, wagize neza kubarinda, wagize neza kubana nabo, imbaraga z'Uwiteka zawe mu ruhande rwabo, natwe tubatuye umugisha izina rya Yesu, umugisha kurindwa niba ukuboko kwiba kuzakomeza kubazigama. Turabasengeye tubatuye umugisha ya fire, tubatuye umugisha w'Imana, tubatuye imbaraga z'Imana, tubatuye kugwiza imbaraga mu izina rya Yesu, umugisha w'Imana muri bo. Turabasengeye turabashinganisha ku Uwiteka mu izina rya Yesu, imbaraga z'ijuru, imbaraga zidasanzwe, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze kubazenguruka mu izina rya Yesu. Uzakomeze kubagura, uzakomeze kubagira abagari. Urakoze, turagushimiye kandi bakura mu bwiza ubashira mu bundi. Urakoze databuja, urakoze nyiribihe, urakoze kubahaye umugisha, urakoze kubaguye, urakoze ko bagiye kugwiza imbaraga. Tugukomeye mu mashi kandi tukuvugirije impundu. Urakoze Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, Imana ijye ibareba neza, ijye yumva gusenga kwanyu no kwiginga kwanyu, ijye ibakomeza, ijye ibagotesha imbaraga zayo. Mujya guca iburyo cyangwa ibumoso, mujya mu ijwi ryayo ribaburire ribabwira ngo inzira ni iyi ngiyi, Uwiteka ajye abareba neza mu izina rya Yesu. Kandi uzakomeza kuturengera. Haleluya. Ukomeze mugire ibyiringiro bizima. Imana iracyafite umugambi wo gukomeza kuturengera kuko ubwabo bwo buracyakomeje. Haleluya. Mwene data mushumba w'iri torero, mwene data abakozi b'Imana mu ngeri zitandukanye, banyakubahwa abaririmbyi, bene data abakozi b'Imana dufatanyije umurimo w'Imana, ndagira ngo uyu mwanya mumfashe gushimira Imana ishobora byose yatubashishije uyu murimo kugeza uyu munsi, kandi gifite n'umugambi wo kuza kutubashisha no kudukomeza no kudushyigikira. Uyikomere mu mashyi, ayo mashyi rwose ntabwo ari ay'Imana, kuko n'amashyi y'Imana. Ayo mashyi nabwo mwumva ari ay'Imana. Murakoze cyane bavandimwe, ntabwo nubashaka gufata umwanya munini kuko uyu munsi ni ugushima. Ndashaka kubaha gusa inama kuko imirimo mwakoze Imana yabakoresheje muri iyi myaka 25 iragaragara, irivugira. Imana ibamugisha. Imyaka 25 uko nigeze kubivuga tuganira ijambo ry'Imana, ntabwo ari imyaka myinshi ariko kandi si n'imyaka mikeya, cyane cyane muri uyu murimo, kubera ko ni imyaka 25 ya korali nk'umutwe ukora umurimo w'Imana w'ivugabutumwa mu itorero ryacu. Ntabwo rero twayigeranya n'imyaka 25 y'umuntu ku giti cye. Muri iyi myaka 25 nk'urwego mwahuye n'ibintu bitandukanye,
mwahuye n'ingorane, mwahuye n'ibyiza, ariko ndagira ngo mbabwire nk'abakozi b'Imana bagenzi banjye, uyu murimo dukora hari ingororano zibikiwe abakozi. Umuhanzi umwe, umuririmbyi umwe yaririmbye indirimbo aravuga ngo igihe cy'isarura kizagera ngo gishire. Haleluya. Yavuze ngo igihe cy'isarura kizashira. Iyo gishize abakozi bose bazagira gute harya? Bazataha. Nibataha umwami wabo azabakira, ababwira ati mwakoze neza. Ndabifuriza kuzabwirwa ijambo ryiza nk'ibyo ngiryo. Undi muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ubwo azaza ahamagara amazina yabe bose, aravuga ngo jyewe nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Bavandimwe bene data, umwe muri bagenzi bacu arabivuze, gutangira kenshi biroroha, biranaryoha yemwe, kandi mu mvugo y'Imana ntabwo Imana ikunze kubwira abantu ingano y'urugendo cyangwa ngo ibabwire ibizaba hagati mu rugendo. Ibyo bintu bikunze kuba ibanga ry'Imana. Ariko muri uyu murimo iyo wishingikirije ku Mana ugakomeza kugendera mu mabwiriza yayo, cyane cyane ko Imana ari itanga icyerekezo niyo mukoresha wacu, ibyo bintu ukwiye guhora ubizirikana umunsi ku wundi, ukamenya ko wowe ukora mu murimo, mu murima, mu isambu, mu rwuri rw'Imana. Amagambo Yesu yavuze ari hasi nk'ukora handover, ariho akora nka remise, yabwiye Imana data wa twese, aravuga ngo data, ngo aba bantu bari abawe urabampa, hanyuma umaze kubampa mbamenyesha ijambo ryawe. Aba rero bararyakiriye, bararyemeye. Bamaze kuryemera, jyewe mvuye muri bo ngiye kugaruka muri bwa bwiza nahorana. Ariko aravuga ngo nyiri kumwe nabo nabirindiraga, nabarindiraga mu izina no mu ijambo wampaye. None jyewe ngiye kuva hano ngaruke kuri wowe, bo basigaye mu isi. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo basigaye mu isi kandi atarabisi. Kandi nubwo atarabisi singusabye ko bakura mu isi. Muri usengesho dusengeye ngo ahubwo aba bakozi, aba bantu bemeye izina ryawe, ubarinde umubi, hanyuma bafashe bo ubwabo bazajya baba umwe kuko nanjye nawe turi umwe. Nicyo cyifuzo rero bakozi b'Imana, uyu murimo tubamwo, uyu murimo dukora w'Imana, uyu murimo ubamwe ingorane, uyu murimo ubamwe intambara, uyu murimo ubamwe ibibazo, ariko nubwo ibyo byose bihari, hirya yabyo hari ingororano. Ndabizeza ko hari ingororano, kandi wazidusezeranije. Ndagira ngo mbibutse yuko atajya akorerwa kudeta, mbibutse ko dusezeranije izo ngororano. Ntabwo yashyizweho n'amatora, nta manda ye. Twabonye abaperezida barenze 5 bayoboye iyi korali, we aracyari ku ngoma, yahoze ku ngoma, ayiriho, azayihoraho iteka ryose. Haleluya. Ibyo bintu rero bibakomeze, bitume mutirara. Nge nicyo nshaka kubabwira, bitume mutirara ngo tugize imyaka 25, ngo twakomeye, ngo twakuze, ngo twabaye ibihangange. Ndagira ngo babwire ko mutangiye, ubu muratangiye. Imana rero ibaha umugisha kandi ibagirire neza, izajya ikomeza gushyigikira umuhamagaro wanyu. Imana ijye ibareba neza, ibahe icyo umutima wanyu ushaka, mwebwe ubwanyu, imiryango yanyu, ibyanyu. Imana ijye ibirinda, ijye ibaha umugisha mu buryo bwose, mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Mana yacu, Mana ishobora byose, tugushimiye kuri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereje bose. Tugushimiye kuri Imana yihagije muri byose, yemwe no gukiza abanyabyaha urabishoboye. N'ikimenyimenyi niwe watanze amaraso yawe, nta numwe muri twebwe wapfiriye itorero. Uyu murimo wari uwawe, wari uwushoboye, ariko
ariko duha amahirwe yo kugira uruhare mu mugambi wawe. Ni muri urwo rwego aba baririmbyi ba Chorale Jyanumucyo bamaze imyaka 25 bumvise bifuje kugushimira, bakagushimira uburyo wagendanye nabo muri urugendo rw'iyi myaka, bakagushimira baguhindukiriye ku bwabo, bakagushimira ibyo wabakoresheje, bakagushimira intambara warwaniriye, bakagushimira ibyo bazi n'ibyo batazi, uburyo wagiye mu ruhande rwabo. Wabwiye Dawidi ngo wagiye umurinda ukajyana nawe aho yabaga hose, aho wagendaga hose, ukagenda wirukana ababisha imbere ye. Mwami Imana, turagushimiye ko na Chorale Jyanumucyo ariko wabigenje, ndetse no mu itorero ryawe muri rusange niko wabigenje. Kandi tugushimiye ko utaturambiwe, ahubwo ari kuzanakomeza no mu minsi iri imbere, uzakomeza kuduheka ku mugongo wawe. Ntabwo uzaduhekesha undi muntu, ahubwo uzakomeza kuduheka. Izina ryawe nirishimwe. Tugusabye umugisha rero, tugusabye umugisha mu byo tukora. Ugaragawe Nehemiya yaravuze ngo Mana, ngo niki ngiki nacyo twakoze uzakinyibukiraho maze umugisha. Niko dusengera abaririmbyi, niko dusengera itorero rya Rugarama, kugira ngo Mwami Imana iyi miteguro yose bakoze kugira ngo bagere kuri uyu munsi uzajye wibukiraho maze ubahe umugisha, maze urwanye ibibarwanya, maze uhiga ibibahiga, babone ukuboko kwiza kw'Imana kuri bo. Dusengera umuntu wese waretse byose uyu munsi akoharira iki giterane, iki gitaramo. Mwami Imana, umuntu wese ahabwa umugisha, umugirire neza ukuboko kwiza kumubeho, kandi ujye umugirira neza uko bwije nuko bukeye abone kugira neza kw'Imana. Ngaho rero twemerere dutangaze ngo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe gufashwa no kuberwa umwuka wera w'Imana bibana natwe twese ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ujyana amahoro Imana. Samia